ntabwo nabibape wahiye icyo cyo rwose ukibagirwa kuri Extraje nagiye mbyambaye hariya kwa noza kwa wa Nyamitanga nagiye mbyambaye namaze gukwama bro utanzamura isukari ibi bintu murangiye terabizamo yego tafuwe yo wahiye bro rwose byibagirwe bro singize inkweto byiza yari inkweto barazima ngo nongeze musubi nazo nagwa bro dogiteri mazabikwishyure yambwiye ngo ibyimye yari yambwiye ngo imyenda nzakorana sinzabiguye ngo niyo nyungu yanjye yego nigeze nzana ibintu byazagara muri game none se tafuwe yo ibintu twavuga ngeje birimo Vira namwe ukuntu serivisi ari ingegera ageze gutya ashatse gitafu umaze kwikorera akarimbo kabaye benga aramubwira ngo dukore remix none umukobo yarimo gusaba imyenda sha gitafu yakoresheje muri clip si ibyo tubyite ngo iki koko ngaho munyumvire sawa umuhungu ari wase ibi ni neza ko wahindutse mwana sha nare mesura jyango nzahimbi birange pro hari umujama coordinator ajya gute mwanze guhinduka umujama wangwa ibyo boro atwaye naga ari zanjye nyirazare zishaka mwana boro zimeze gute iriya panaro n'inkweto biriya biboro nari nabikodesheje nyirabyamereye nabi nakomeje kuvugisha Dr. M mbona naga ari wote navuga reka nkwivugishirize Dr. M ibyo bintu n'ugomba kutuzajya no mu rubanza tuzajya kubibora namaze no kwipresenta ku mateleviziyo kwa bimaye ntabwo nabibape wahiye icyo cyo rwose ukibagirwa kuri Extraje nagiye mbyambaye hariya kwa noza kwa wa Nyamitanga nagiye mbyambaye namaze gukwama bro utanzamura isukari ibi bintu murangiye terabizamo yego tafuwe yo wahiye bro rwose byibagirwe bro singize inkweto byiza yari inkweto barazima ngo nongeze musubi nazo nagwa bro dogiteri mazabikwishyure yambwiye ngo ibyimye yari yambwiye ngo imyenda nzakorana sinzabiguye ngo niyo nyungu yanjye yego nigeze nzana ibintu byazagara muri game none se tafuwe yo ibintu twavuga ngeje birimo dogiteri yarambwiye ngo natoya reka njye musobanurire oya man ibibazo byo ujya gupanga indirimbo na dogiteri ntabwo wigeze uhamagara subiza ikintu mubajije mwana ibyo bibazo dogiteri ubu se koko umukobwa yari kwaka imyenda nibura views iyi ndirimbo imaze kurebwa n'ibihumbi 300 iyo remix yaragitosa ntabwo harimo indi myenda koko na gitafu mwishaka kumurimira hitaka mwishaka rwose kumugirizaho nkana ibi no kumwigirizaho nkana gitafu araruta indirimbo iraruta ya Samoya Osama none amashusho ya Samoya ateye isoni no kurenza indirimbo y'ubwaje cyangwa kinyuma gitafu ngo cyangwa kinyuma nagaki kandi ako kinyuma amagambo akurikiraho itasobanura akari none gitafu muri kumwigirizaho nkana koko Scovia si umubyeyi n'umubyeyi kandi ushyira no mu gaciro umubyeyi udashyigikira amafuti umubyeyi utajya ushyigikira ibintu by'iri nonsense Scovia si umubyeyi ufite abana nawe ufite impungenge zo kumva ibyo bintu sibyo ko atigize agira ikibazo kuri gitafu ariko nanone ndagira uretse erega ubundi abo bana banyu ubundi mwakabaye mubaproteja social media at any cost kuko ibintu nk'ibi ngibi nta mupaka bigira ubu indirimbo yari hano hari ubwo ikerera visa ngo igere mu Rwanda tuyiterereho kashe urumva tuvuge ngo kugira ngo bakurebe turabanza tukwemerere y'ibyangombwa filime zikinwa ziriya zo mu bazungu hari ubwo zikenera ntuza zikenera visa ngo tuvuge ngo ubwo bateho kashe nta kibazo abana birebere buriya zo zifite zirujuje ibi social media nta boda igira urumva nta mupaka igira nta nahisaba ibyangombwa kugira ngo yinjire ahandi hantu ngo bayikurikire yicaho banabirebe niyo mpamvu mubwira ngo uko wagize ikibazo ku ndirimbo ya gitafu ngo yateje ibibazo ese kudasobanukirwa ibyo abazungu bakora bibukoza soni noneho uza abana baba bicaye mu byumbi murinda abana
hari uburyo ushobora kurinda umwana wawe gukoresha imbuga nkoranyambaga nk'izi ngizi hari amapassword yacu ku buryo umwana yinjira ahantu atagomba kwinjira ugahita ubibona cyangwa se telefone igahita izima aribyo washyize ndamushyigikiye cyane none se si igihangano ugushyigikiye wabonye akana gato kari kuririmba iriya ndirimbo gato cyane umwana si ikibazo afite wo umubyeyi we ushinzwe iki umaze iki nk'umubyeyi none se kuki none ndakubajije Chitafu azakora igihangano ahita aza no guhagarara muri buri rugo rwanyu kugira ngo arinde abana kuki ataririmba ibintu byiza byo kwigisha ese ndakubajije Chitafu uko mumushyigikiye uko mutari kuvuga ngo igihangano cyo mwakigize ikibazo uwo mwana waririmbye ibyo naririmba kinyu sibyo naririmba kinyu nabwo ese ko nabyumvishe ko nabonye nabwo mubishyiraho commentira cyangwa ahubwo hari difference y'abakoze zino ndirimbo ariko se dusoma oya buretse muba akinyuma uko kakozwe yenda n'umuntu w'umustar urenze urumva mwaracecetse ako Chitafu kari kwizamukira niki yenda ko nta n'ubushobozi oya dusubira inyuma ku ndirimbo uretse Chitafu mumufitiye ishyari kubera yuko nta shyari afitiwe mumufitiye ishyari kuko kandi mwaravuze nabubona bavuga ngo ntibyumvikane ukuntu indirimbo y'5,000 urumva ngo utere imbere ngo kurushinga umuntu wakoze indirimbo ya miliyoni hano hantu harimo propaganda yaba abantu baba bakoze indirimbo z'amamiliyoni urumva babigira ikibazo bakavuga ngo ariko nk'uyu musenzi abakoze indirimbo y'5,000 akaturusha hiti ugasanga nubikurikira neza hano hantu haba harimo propaganda rero wimbwira ngo Chitafu nimba umuntu aririmba akinyuma karota ngo baragitosa n'ibindi nk'ibyo akoreka mubwire impamvu ugenda kubwira indirimbo kigikira impamvu ko bari kwirwanya murinda abana banyu urumva unarinda umwana wawe kwa umuntu wari wese none se ubungubu nimba uretse wavuze ngo harakana karirimba gato cyane rwose nusanga ko kana noneho karimo kagukorera pratique z'ibyo kabonye muri filime zakinwe n'abazungu nabwo uzajya kubaza abo bazungu uzajya iwabo uvuge kubirinda abana haje YouTube Kids bashyiramo YouTube Kids bakareba none indirimbo ya Chitafu nayo bayisanze muri YouTube Kids niwe yagiye kuyaprodinga ndakubajije indirimbo ya Chitafu yagiye kuyaprodinga muri YouTube Kids yayibonye kuri TikTok none kuki umujyana kuri TikTok ni haca abakobwa bambaye ubusa kuki umujyana yo kureba kuki ubundi umwana wawe mugurire tablet z'abana urumva zitarimo ibintu byose ni wowe ufite inshingano nk'umubyeyi kurinda umwana wawe rero wijya kubishyira ku muhanzi waririmbye igihangano cye n'iki ese ubundi ugira ngo umwana wawe uramutse ukumiriye n'umurero ukakumira ati sinshaka ko umwana wanjye umwumvisha ibi bintu sinshaka ko umwana wanjye umurebesha bino bintu umwana wawe azaryama birote azaryama rote ngo Chitafu yasohoye indirimbo yitwa ariko nanone hari aho yabibonye kandi aho yabibonye ni ikosa ryawe nk'umubyeyi wagize uburangare nimba twaranenze Oda Paccy yaririmbaga ibyatsi ndetse akanamburwa ubutore bitewe n'ibintu yari yaririmbye uretse ko atari ikigeze yararimbye indirimbo irwanya ibiyobyabwenge yandika ngo ibyatsi ariko abyandika mu buryo bubi arangije anashyiraho ishusho mbi birangira bamwatsa ubutore nimba twaranenze Oda Paccy kuki tutanenga Chitafu ntabwo induru muri kuvugiriza Chitafu ariyo mwavugirije Paccy aha niyo ibyo bintu byitira ahubwo iyo bavugirije Paccy yarirenze have kandi Oda we nanjye bitanibaza kuki hari abantu mujonjora ahubwo indirimbo ya Paccy yari inafite ubutumwa oya ngenda nakubajije none se kuki nyine habaho kujonjora ikintu cyiciro ibintu nuko Chitafu akavuga ngo indirimbo ifite ubutumwa buri mu ndirimbo ye ni ubuhe mbwira ubutumwa yakuyemo yamutumye igitenge urumva warakizana umutuma n'ifu harya y'ubugari nifu ubutumwa ngo barasonga ngo arangije ngo aragitosa yavugaga Kigali se bari gusonga ngo ubugari ngo n'akabido ngo amazi ngo nimba aramutari yega ira ndirimbo usibye ako kantu konyine sinjya nyumva jewe yewe ubutumwa wakuyemo ni ubuhe ubutumwa we yavuze ko ifite ubutumwa sinigize nyumva ndamutse narayumvishe yose nakubwira nti lyrics zirimo zigize ubutumwa cyangwa ntizigize utayumvishe rero kubera yuko nyine nanjye ntashaka ko abana banjye bayumva urakoze cyane ngomba kuba protege oya ariko jewe urumva nakizeho majors zanjye sindibuze kujya gukondana umuhanzi afite ibyo hanze byiwe urumva ariko nanjye mfite inshingano zo kurinda abana ibyo bintu sibyo none se tuvuga urugero impanuka simbi ntigonga abantu ikabica duhita duhagarika abantu mu muhanda ngo nibatwara imodoka kugira ngo abana batajyamo zikabagonga uretse byumva zisubize ugahita winjira mu bindi bintu ikibazo ntabwo gisubizwa n'ikindi kibazo ndakubajije
imodoka umwana iyo yinjiyemo ntimugonga iramugonga. duhita dutora itegeko aka kanya tuvuge ngo duciye imodoka mu muhanda. Ariko umwana ntabwo ava mu rugo ngo ajye kuri kaburimbo wenyine. Uko rero umurinda ngo najya kuri kaburimbo ni nako ukwiye kumurinda ibi. Tumurinde uko umurinda ngo adahura n'umuntu utwaye imodoka amugonge ni nako ukwiye kumurinda umuhanzi nk'uyu. Tumurinde G-Tough. Niko bimeze. Njye mbahaye urugero sinima mvugira G-Tough ariko mbahaye urugero. G-Tough n'ugura ino ndirimbo uzajya no kubwira Rihanna kugira gutya agashyira imyo hejuru n'ubwambara akabushyira hanze nawe ngo ntabikine ibyo bintu byiwe kandi ko indirimbo ye itagira umupaka izagera aho ishaka hose. Umwana we ntazabibona se azabibona. Mukeneye kumva yuko abana banyu mugomba kubarinda ikintu cyose gishobora kubangiza mu mitekerereze mu burere no mu myumvire sibyo. Ntimugendere ku muntu runaka ngo G-Tough gusa G-Tough bamugane arenze Samuel yabarebye amashusho yawe. Narayarebye. Wabonye ibikoresho akoreshamo? Narayibonye afite kokombure, byose. Afite umwumbati, buretse afite umwumbati, afite sosiso urumva. Iriya geste y'ubwayo, igahita inakurikirwa n'amarigambo aririmbye. N'umukobwa urimo bamenyeho amazi urumva yatose amabuno yose ari kugaragara nuko yishushanyije nuko yikasa amabuno ye. Biriya bintu umwana birebye ndakubajije ni ntuza umugore wanize bamwita Sasha Kate. Ntuza ni Shadiba. Oya Shadiba yagize mu kinyo. Harya niwe nabonyemo bamenyeho amazi aratota rwose akazajya byina kabisa hasi hejuru. Biriya ntabwo bikojeje isoni ku mwana.